N'uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye hongeye kuvuka impaka zikomeye hagati ya Jarike Habyarimana, uyu ni umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Uyu mwuka mubi watangiye nyuma y'ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavugiye imbere y'abadiplomate i Kigali kuwa gatandatu Werurwe 2026, aho yagarutse ku bibazo by'umutekano mu karere ndetse anavuga ku bikorwa by'abantu bamwe na bamwe bari mu buhungiro ariko nanone bakomeje kwijandika mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Ni nyuma y'ayo magambo rero nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda yavugiye imbere y'abadiplomate, Jarike Habyarimana yahise asohora ubutumwa ku rukuta rwe rwa X. Ni ubutumwa burebure cyane rwose n'ibinkundira nshobora kugarukaho cyangwa se nkanabwihorera, na cyane ko bimwe mu by'ingenzi ndaza kubigarukaho. Gusa ni ubutumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ashinja ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo kumugabaho ibitero bya politiki no kumushinja ibyaha atigeze akora. Icyakora cyo ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwo bukavuga ko ibyo atangaza ngo ni uguhakana ukuri ndetse no kugerageza guha isura nziza imitwe irimo abajenosideri ba FDLR. We yanditse avuga ko arimo kubarwanirira ngo kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'u Rwanda ku ngufu zose. Ni mu butumwa bwe Jarike Habyarimana yavuze ko amagambo yavuzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ngagamije kumushinja gushaka guhirika ubutegetsi ngo ni ibirego bidafite ishingiro. Yavuze ko ibikorwa bye ngari iby'amahoro n'ibya politiki, asobanura ko we ngagamije kongera gucyura impunzi z'abanyarwanda babarizwa muri FDLR, ngo guteza imbere ubwiyunge bw'abanyarwanda no gushaka ubutabera ngo kubahohotewe mu karere, niko we yavuze. Yavuze ko kandi kugerageza ngo guhindura ibyo asaba cyangwa se wenda ngo kugerageza kumuhindurira ibyo avuga ngo ni umugambi mubisha utazigera ugerwaho, ngo ni uburyo bwo gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu magambo ye uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana yagarutse no ku mateka ya se Juvenal Habyarimana, avuga ko atari we wateje jenoside, ahubwo ko jenoside yatangiye nyuma y'urupfu rwe. Ni mu gitero cyahitanye indege yari imutwaye ku ya 6 Mata 1994. Jarike Habyarimana yavuze ko hari ubushakashatsi mpuzamahanga butigeze bwerekana ko hari umugambi wa jenoside wateguwe mbere y'urupfu rwe. Icyakora cyo ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buravuga ko amagambo nk'ayo ngayo ngo ni ukugoreka no guhindura amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 1994, ibintu byagiye bishinjwa kenshi abantu bafitanye isano n'ubutegetsi bwabayeho mbere y'1994, ababushyigikiye cyangwa se n'abakigendera mu ngengabitekerezo yabwo. Ni mu gusubiza ubu butumwa bwa Jarike Habyarimana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ati, wowe rwose urashinjwa kugoreka amateka no kugerageza guha icyubahiro ubutegetsi bwawe na so cyangwa se ubutegetsi bwa so wakoze ibyaha bikomeye cyane. Olivier Nduhungirehe ni mu itangazo yashyize hanze, ndaza no kurigarukaho rwose ryose uko ryakabaye ingana ku musozo, ariko kandi hari aho yagize ati, nafashe umwanya rwose wo gusoma ubutumwa bwawe ndetse nafashe no mu mutwe ko uhakana ibyo ushinjwa, ariko inyandiko yawe ndende yuzuyemo ingingo zitajyanye rwose n'ikibazo nyamukuru. Olivier Nduhungirehe yavuze ko adashaka kwinjira cyane mu byo Jarike Habyarimana yavuze ashima ubutegetsi bwa se cyangwa se abushimagiza, ngo kuko imiryango y'abanyepolitiki n'abandi bantu bishwe muri icyo gihe ishobora kumusubiza neza. Ni mu gusubiza icyakora cyo Jarike Habyarimana Nduhungirehe yavuze ko hari abantu benshi cyane bishwe mu gihe cy'ubutegetsi bwa se, barimo nk'abanyepolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa se, abanyamadini ndetse n'abandi bantu benshi cyane baguye mu bwicanyi bwabaye mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntangiriro z'imyaka y'1990. Yavuze ko abarokotse ubwicanyi bwabereye mu duce nka Murambi, Kibirira, Bugesera ndetse na Mukingo ko bashobora gutanga ubuhamya bwabo ndetse bakanyomoza uwo Jarike Habyarimana washimagizaga ubutegetsi bwa se. Ni mu magambo ye minisitiri Nduhungirehe yanagarutse kandi ku kirego gikomeye kigeze kuvugwa ngo mu iperereza ryakozwe n'ababirigi muri 1994. Ibyo Jarike Habyarimana yari yanabivuzeho, yavuze ko hari abatangabuhamya bavuze ko Jarike Habyarimana yari mu bantu bagaragaye hafi
hafi y'umurambo wa minisitiri w'intebe Agathe Uwiringiyimana wishwe mu gitondo cyo kuwa 7 Mata 1994. Nk'uko Nduhungirehe abivuga, bamwe mu batangabuhamya bamushinje ko yari afite imbunda yo mu bwoko bwa Vector R4. Icyakora cyo ibi birego byagiye bigaragara mu buhamya butandukanye mu mateka y'iperereza ko byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ku Jarike Habyarimana koko yari ahari, ariko uyu mugabo akomeje kubihakana, ahubwo akavuga ko agomba kurwana intambara ikomeye cyane ngo mu rwego rwo kugira ngo agarure FDLR mu gihugu cy'u Rwanda. Tukivuga kuri iyo FDLR, ikindi cyagarutsweho cyane ni ubutumwa bwa Nduhungirehe bujyana n'ingendo za Jarike Habyarimana amaze igihe akorera i Kinshasa, na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabigarutseho muri iryo jambo. Uwo ni umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko Jarike Habyarimana k'izo ngendo zose aba arimo ngo nizo kuganisha ku mugambi mubisha, ngo kuko si izo gusuzugurwa, ni uburyo bwe bujyana no gukomeza gusunikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bafatanyije kwihuza n'iyo FDLR kugira ngo bakomeze berekeza mu gihugu cy'u Rwanda kurangiza ibyo basize batarangije nk'uko babyigamba inshuro zose. Olivier Nduhungirehe yavuze ko ari ugufatanya n'umutwe wa FDLR ngo nicyo kiba kimugenza i Kinshasa, ndetse ko bari no gukorana na Perezida wa Kongo Tshisekedi Chilombo mu gutegura ibikorwa byo guhungabanya u Rwanda rw'Abanyarwanda. Nibutsa ko FDLR ni umutwe u Rwanda rufata nk'umutwe w'abajenosideri, umutwe wasize uruhekuye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Kuri ubu ngubu urakorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi siho gusa, wamaze kwaguka ndetse no kugira abarwanyi benshi. Bamwe barabarizwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, abandi barabarizwa mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko mu buryo buri official cyangwa se mu buryo bwemewe noneho bamaze no kwinjizwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni mu gusoza ubutumwa bwe, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko nubwo Jarike Habyarimana ashobora gutekereza ko ari amagambo ya politiki gusa, ariko ngo u Rwanda rubifata nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano. Yagarukaga kuri izo ngendo ze zidashira zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, ariko humura, iki kibazo turagifata nk'ikintu gikomeye cyane kandi turagikurikiranira hafi. Aya magambo haragaragaza ko u Rwanda rubona ko hari ubushobozi bwo gufatanya hagati y'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, imitwe yitwaje intwaro cyane cyane FDLR, cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi mpaka hagati ya Jarike Habyarimana na Minisitiri Olivier Nduhungirehe zije mu gihe umwuka w'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ukomeje kuba mubi. Ni mu gihe hari amakuru y'uko uwo Jarike Habyarimana n'uwitwa Kayumba Nyamwasa ngo baba barimo gutegura ikimeze nka FCM23, aho FDLR izaba umutwe wa gisirikare uhagarariwe na Kayumba Nyamwasa, hanyuma ubwiyo AFC ikaba noneho iryo huriro rya politiki rizaba rihagarariwe n'uwo Jarike Habyarimana, hanyuma bagahabwa ubufasha na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ni mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo iracyakomeje, kandi ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR gikomeje kuba ikibazo gikomeye, cyangwa se gikomeje kuba kimwe mu byo u Rwanda rugaragaza ko gikomeje guteza umutekano muke mu karere, by'umwihariko ku mupaka warwo. Abasesenguzi benshi baravuga ko ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ubutegetsi bumwe cyangwa se abayobozi bamwe cyangwa se impande zimwe na zimwe bakunze kuvuga ko ari impunzi, bagaruka kuri abo bajenosideri, ngo gishobora kuzafata indi ntera mu minsi iri imbere, ni mu gihe amahanga cyangwa se nabo bireba badafata umwanzuro ngo basenye mu buryo bwa burundu uwo mutwe w'abajenosideri. Ibiganiro birakomeje ku mbuga nkoranyambaga, ndetse birerekana ko amateka ya jenoside n'umutekano w'akarere ko bikomeje kuba ingingo zikomeye muri politiki y'u Rwanda n'akarere, aho nk'ubwo ngubwo bamwe barimo nk'uwo Jarike Habyarimana bakomeje kugoreka amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ku ruhande rwa Jarike Habyarimana, yerekana ko ari umunyepolitiki we ngo ushaka kuvuga ibibazo by'impunzi za FDLR, ariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ubuyobozi bukemeza ko amagambo nk'ayo ashobora guhisha umugambi wo gufatanya n'abo bajenosideri. Kuri ubu ngubu bashinze igisirikare cya FDLR bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo izi mpaka zigaragaza nuko ibibazo by'amateka, politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari biracyari ikibazo gikomeye cy'ingorabahizi, kandi bishobora gukomeza
kugira n'ingaruka zikomeye ku mubano w'ibihugu by'akarere no ku mutekano w'akarere kose muri rusange. Ntereye amaso wenda mu itangazo Olivier Nduhungirehe yagarutseho ubwo yasubizaga uwo muhungu wakingiraga ikibaba se anashimagiza ubutegetsi bwe, ariko nanone ashyize imbere ngo ibijyanye no gucyura impunzi, anavuga ko ingendo amaze iminsi akora ngo nta muntu bireba, ngo ni uburenganzira bwe kuba yajya hashaka no gusura abashaka. Olivier Nduhungirehe yagize ati Bwana Jarike Habyarimana, nakiriye amagambo yawe yo guhakana ibyo ushinjwa, ariko ayo magambo magufi yo guhakana atandukanye cyane n'inyandiko yawe ndende y'ibisobanuro, aho uvuga ingingo nyinshi zidafitanye isano n'ikibazo nyamukuru kirimo kuvugwa muri iki gihe. Ntabwo nshaka rwose gutinda mu buryo bwawe bwo gushimagiza so ukubyara ndetse n'ibyaha yakoze. Imiryango y'abanyepolitiki mu gihe cya Repubulika ya mbere, imiryango irimo nka Nyiramutarambirwa cyangwa se Padiri Silvio Sindambiwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, icyo gihe batavugaga rumwe n'ubutegetsi, bose bishwe n'ubutegetsi bwa so, ndetse n'abarokotse ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu duce twa Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo n'ahandi. Ni mu bihugu bitandukanye bagiye bahungira mu ntangiriro z'imyaka y'1990. Abo bose baza rwose bakagusubiza ndetse bakaguha ubuhamya bwabo. Olivier Nduhungirehe yakomeje agira ati ntabwo rwose ngaruka ku buhamya bukomeye bw'abatangabuhamya babyiboneye n'amaso yabo. Abakobwa benshi ndetse n'abagore bagiye bicwa mu bihe bitandukanye, by'umwihariko abishwe nyuma y'igitero cyo kwa 6 Mata 1994, ndetse banaguhamije imbere y'urwego rw'ubushinjacyaha bwa gisirikare mu Bubiligi kwa 22 Kamena mu mwaka w'1994 bagushinja ko wigeze gutera ubwoba uwavugaga ko ashobora kurasa ku murambo w'uwahoze ari minisitiri w'intebe Agatha Uwiringiyimana wishwe muri icyo gitondo ukoresheje imbunda yo mu bwoko bwa Victor Arakane, wari usanzwe ugendana n'abakubonye uhagaze iruhande rw'umurambo wa nyakwigendera. Icyo nshaka rero kwibandaho gusa nuko ugerageza kwerekana ingendo nyinshi ukorera Kinshasa nkaho ari ingendo z'umuntu ku giti cye. Igisubizo cyanjye kuri ibyo ngibyo ni iki ngiki. Ibyo rero ni ugusuzugura ubwigenge bwacu, haba mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bw'inzego z'igihugu. Aha rero biragaragara ko wa mwuka w'uburakari n'ubugizi bwa nabi waguherekezaga mu mwaka w'1994 ko wongeye kugaruka n'ubundi ukaba ukiwufite. Olivier Nduhungirehe yasoje agira ati ni mu gihe wari ukwiriye kuba wibereye mu buzima bwawe i Paris mu buhungiro, cyangwa se wenda ushaka akazi ko gukora aho ngaho mu Bufaransa, wahisemo ahubwo kwinjira mu bikorwa bya politiki n'umutekano. Uratanga serivisi zawe ku mutwe w'abajenosideri baduhekuye wa FDLR ndetse no kuri Perezida Tshisekedi kugira ngo witegure ibikorwa byo guhungabanya igihugu cyawe. Atariko humura, iri terabwoba turarifata nk'ikintu gikomeye cyane, nguko uko Olivier Nduhungirehe yasoje ubutumwa bwe.